Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyi si tuzayirirwamo ariko ntituzayiraramo, tuzayiraramo ariko ntituzayirirwamo. Turi mu isi nk'abashyitsi ndetse n'abimukira, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dusiganirwa kurya, kandi niho umukiza wacu azaturuka. Uyu munsi wa none ubwenge bwawe ufite, uburanga bwawe, ubutunzi bwawe wabwishingikirizaho, aho kukubera umugisha bikakubera umuvumo. Ako kazi ufite, ayo mashuri wize, ayo mapeti ufite, wayishingikirizaho, aho kukubera umugisha bikakubera umuvumo. Umunsi umwe Imana imaze kurema isi n'ijuru, imaze kurema ibintu byose, ibintu bimaze kuba byiza, ibona yuko iyo si itaba ko nta muntu uhari. Iravuga iti reka tureme umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu. Imana irabikora, ifata ibyondo iratobatoba ibumbamo umuntu. Iyo sitati imaze guhagarara ifite ishusho nk'iy'Imana, ihumekera mu mazuru w'iyo shusho mu mwuka wayo. Ya shusho ihinduka umuntu, aba Adamu. Ibona ko uwo muntu ari mwiza cyane, adakwiriye kuba wenyine. Iravuga iti reka muremere umufasha umukwiriye. Imana igeze ayisinziriza uwo muntu buticura, isatura mu rubavu rwe, ikuramo urubavu rumwe, iruremamo umugore. Umugabo aranezererwa cyane kuko abonye umugore, amwita amazina. Aravuga ngo aka ni akagufa ko mu magufwa yanjye, aka ni akara ko mu mara yanjye, azitwa